rero nagira ngo hari abantu bagiye bambaza ibintu bijyanye n'imibare cyangwa se uburyo izi nkoko za gakondo dutunze hano cyangwa tworoye hano zunguka, ndagira ngo mu by'ukuri mbereke iyo mibare uko hari abantu batabasobanukiwe mu by'ukuri uburyo izi nkoko zororwamo. Bakunda kuvuga ko inkoko z'inyarwanda cyangwa inkoko za gakondo ngo zitunguka. Ndagira ngo dukore imibare rero tuyikorere hamwe, ubundi noneho mbereke mu by'ukuri uburyo izi nkoko zatanga umusaruro ndetse no kurenza zino nkoko dusanzwe tworora z'inzungu. Ndagira ngo kameramani yegere hino mbereke iyo mibare. Ndagira ngo tubare ku nkoko, urugero umuntu afite inkoko 1000 zo mu bwoko bw'izi nkoko, ndagira ngo mbereke mu by'ukuri inyungu yazo ahantu iri. Ubwo ni inkoko 1000, sinzi niba bigaragara neza. Ubundi izi nkoko 1000 rero nk'uko mubizi, nk'izi nkoko ngewe mfite ubu zigeze ku kigero cya 70 kurenga, kuko mfite inkoko 240 z'inkokokazi, uretse ko harimo n'amasake, ariko inkokokazi ni 240, ariko ubu ngubu zimwe ziragera mu magi 160. Ubwo rero mu by'ukuri 160 nangahe urumva ni muri za zimwe ziratera ku kigero cya muri 70, hafi 75. Kugira ngo mbereke ariko tubari ku kigero gitoya kuko ntago zajya munsi, tubare byibura zakiye kuri 65%. Inkoko 1000 zijya kuri 65%, amagi zabona yaba ari amagi 650. Amagi 650 ahwanye n'amatireyi 20, ubundi yakaba ari 21 n'igice, ariko turashyiraho 21 trays. Nk'uko mubizi mwese, ubundi amagi ngewe nari nsanzwe nyagurisha, nayagurishaga n'abantu mu alimentation, nkayagurisha igi rimwe narigurishaga amafaranga 200. Wanga itireyi yabaga ari amafaranga 6000 mu alimentation. Ngira ngo abantu barabizi ko amagi aba ahenze, ariko muri iyi minsi kuko ndi kuraririza, kuko mfite abantu bansabye ko bakeneye amagi, bakeneye imishwi, ubu singigurisha amagi, ahubwo ndayaraririza. Ubwo rero mu by'ukuri igi rimwe itureyi bayitwaraga 6000, ariko ndagira ngo dufate ku giciro gitoya kugira ngo mu by'ukuri yatabamo ikibazo cyo gushaka isoko bigoye, ariko byibura amafaranga makeya ku itureyi wagiye kuyashakisha. Ubwo ni ukuvuga ngo umuntu uri gucuruza amagi y'amanyarwanda, apana gucuruza amagi nk'inkoko z'inzungu. Igi byibura itureyi reka tuyifatire amafaranga 5500. Amatureyi 21 ku mafaranga 5500, turaza gusanga amatureyi 21 ahagaze 115 n'amafaranga 500 amafaranga y'u Rwanda. Ubu ari niyo mafaranga wacuruza amagi. Reka noneho tubare iby'izi nkoko zirya. Izi nkoko nk'uko mubizi, inkoko ubusanzwe z'inyarwanda ntabwo ari inkoko zirya cyane. Ndababwira ko hano nta nkoko n'imwe mfite irya amagarama arenze 100 ku munsi, kuko urumva mfitemo inkoko 240 z'inkokokazi, kongeramo n'amasake n'izindi mfite hano. Ubundi mfite ari inkoko 300, nzigaburira ibindi biro 30 byuzuye. Ariko reka tubare ko urumva nimba ari inkoko 1000, inkoko 1000 tubare ibiryo zigomba kurya. Ubwo ni 1000
gukuba amagarama 100. Izi nkoko 1000, kuko urumva ibiro, ubwo ni ukuvuga twahita tubona aya ni amagarama, tubishyize mu biro byahita biba ibiro 100 ku munsi. Ibiro 100, reka dushake amafaranga yabyo. Nk'uko mubizi mwese ibiryo byarahenze muri iyi minsi. Ibiro 100 kuri ubu ngubu igiciro gihagaze hafi amafaranga 700, ariko ndagira ngo dukube na 700 kugira ngo imibare yacu ize kuza koroha. Ibiro 100 turaza gusanga bihwanye n'amafaranga 70,000. Ndagira ngo tubone n'amafaranga mu by'ukuri umuntu woroye inkoko 1000 muri izi nkoko zacu, amafaranga mu by'ukuri yasagura. Ngo turafata aya mafaranga, ubwo ni profit tugiye gushaka buri munsi. Ubwo ni aya mafaranga 115 n'amafaranga 500, turi gukuramo 70,000. Turabona amafaranga 45 n'amafaranga 500. Iyi niyo nyungu buri muntu yabona buri ku munsi. Ubu hano wakuba n'ukwezi, bakuramo amafaranga y'abakozi waba wahembye niba bafite, bakuramo n'izindi depanse. Gusa izi nkoko ntabwo zijya depanse nyinshi, kuko mu by'ukuri ni inkoko zitarwaragurika, ni inkoko zidakenera ibintu byinshi uretse kuzikorera amasuku gusa. Ubwo rero ngira ngo mwagereranya abantu boroye za Saso, abantu boroye za Iza Brown, mu by'ukuri sinzi ko iyi nyungu wayibona. Gusa ikintu cya mbere ugomba kwitaho kuri izi nkoko zacu za gakondo, ikintu cya mbere ugomba gukora ni ukuzigaburira neza nk'uko tubivuze, kuko nazo ntizirya byinshi. Ariko ukita, nimba woroye inkoko mu kiraro nka gutya, ugomba kuzahirira ibyatsi hanze, ukaziha ibyatsi bihagije, ukazishakira ubwatsi ku buryo mu by'ukuri wa muhondo w'igi, kuko iyo ziri mu nzu gutya ntabwo zitera rya gi ry'umuhondo wa nyawo w'umunyarwanda tumwe tuba dukeneye, ariko n'ubundi riba ari umuhondo. Ariko kugira ngo isoko rimere neza, nagushishikariza ko ugomba kujya kwahirira izi nkoko ibyatsi bihagije, kugira ngo inkoko zitere amagi y'imihondo, kuko ugiye kubwira abantu ko ugurisha amagi y'amanyarwanda, bakabona ubazaniye amagi atari umuhondo neza, isoko waba uri kuryica. Ubwo rero wabashije kwahira ibyo byatsi, ndetse biranagufasha kuko nk'ubu ngewe ibyatsi sinzihereza kuko n'ubundi ndi kuyaturagisha, byagufasha mu buryo bwo kugabanya n'ibiryo. Ngira ngo abantu bagiye babona videwo zanjye nyinshi nagiye mbere ku buryo nazigaburiraga ibiryo birimo ibyatsi byinshi. Rero ibyo byatsi n'ubundi byagufasha kugabanya n'ingano y'ibiryo wakazigaburiye. Ariko n'ubundi aya mafaranga wayabona, ndetse yaniyongera mu gihe waba wazigaburiye ibiryo, abafite za zora bakazihereza, abahinga ibindi byatsi byose bakazihereza, ariko aya mafaranga ku munsi y'inyungu wayabona rwose. Ubwo rero sinzi abantu borora za Iza Brown ko aya mafaranga mu by'ukuri bayabona. Murakoze, nagira ngo mbereke ishusho y'inyungu umuntu ashobora kubona mu gihe yoroye inkoko z'inyarwanda, cyangwa se inkoko si inyarwanda, mu by'ukuri ni inkoko za gakondo, kuko izi nkoko ni inkoko zirarira. Nk'ubu mfitemo izatangiye gushaka kurarira, gusa amagi tuyakuramo kugira ngo zitazagira ikibazo cyo kwanga gutera, kuko ziraririye amagi yazo. Murakoze.